imbere ukagera kuri byinshi kandi ukagera ku rwego rwo hejuru mu gihe gito. Wikomeza gusigara ucikanwe n'aya mahirwe y'ubworozi bwiza bw'inkanga cyangwa se ibigagari, aho ubasha kwiteza imbere mu buryo bwose bukomeye. Inkanga rero cyangwa se ibigagari ni inkoko nziza cyane, ni inkoko zitagombera ibyo kurya byinshi, kubera ko wazigurira ibyo kurya bisanzwe cyangwa se wanaziragira zikajya gutoragura, zikarya ibyatsi ndetse zigatoragura udusimba, aho hose zibaho kandi neza. Ushobora kuzigaburira ibyo kurya bisanzwe nyine by'inkoko nk'izi zose, cyangwa se ntunabigure, ukaba ushobora kuzahirira za blaza n'ibindi byatsi bitandukanye, cyangwa se ukanazirekura ukaziragira. Kuziragira cyangwa se kugira aho uzirekurira biba byiza cyane kuri izi nkanga, kuko zibasha kubona udusimba ndetse zikanarisha ibyatsi. Ni ingenzi cyane kuri izi nkanga. Ikindi kindi nuko kuzorora ari byiza kandi zikaba zigira isuku, kuko nta mwanda zaguteza mu rugo rwawe, kuko zigira isuku aho zororewe nta kibazo. Kandi usanga nanone zitakenera kurya ibiryo byinshi, n'inebwe cyane mu kurya, kuko zirya uturyo dukeya cyane. Kuzorora rero ni ngombwa ngo utegure ahantu zigomba kuba, ariko aho hantu ugerageze gushyiramo ibiti bitambitse kugira ngo zijye zisimbuka zirare hejuru zitaraye hasi. Ikindi nuko inkanga mu buryo bw'umusaruro zigira umusaruro mwinshi cyane, umusaruro ku buryo bugendanye n'inyama ndetse n'umusaruro ku buryo bugendanye n'amagi. Inkanga zirakura ndetse zikatera amagi menshi cyane, menshi kandi mu bihe bitandukanye bitewe n'uburyo uzigaburira. Kandi ikindi, inkanga hari igihe ugira amahirwe ugasanga harimo muzobore, ugasanga harimo izibasha kurarira, ariko ntago abikunze kubaho cyane. Niyo mpamvu usanga kuzorora ari byiza ngo ufite n'inkoko z'inyarwanda cyangwa ufite dendo, cyangwa ku buryo ushobora uyiha amagi y'inkanga ikayararira, hanyuma ukabona imishwi. Nanone kandi mu buryo bw'inyama, niyo nkoko ya mbere igira inyama ziryoshye kandi zumutse nziza cyane. Kandi mu buryo nanone bw'amagi, itera amagi menshi, kandi amagi akungahaye cyane ku ntungamubiri, ku buvuzi ndetse no ku mavitamini menshi, no kuvura abantu, umubiri w'umuntu. Ndetse aya magi ugasanga aba ari meza cyane kandi aba yuzuyemo umuhondo mwinshi. Izi nkoko kandi zigira isoko hirya no hino, yaba uhereye ku magi, ku mishwi ndetse no kuri zo ubwazo iyo ari nkuru. Zibaho rero mu miryango. Kuzorora mu buryo bw'imiryango ni nabyo byiza, aho ushobora kugira nyine ingore n'ingabo, cyangwa se ukagira imiryango 2, imiryango 3, imiryango 4 se imiryango 5. aba ari byiza cyane kurusha uko wazorora ari igihagwe, kuko iyo ari igihagwe hari igihe ushobora gusanga wagize amagi atabanguriye kubera ko ari igihagwe. Ni byiza rero kuzorora atari igiharwe, kugira ngo ubashe kugira nyine amagi nyine abanguriye. Ni byiza cyane. Ndagukangurira cyane korora izi nkoko z'inkanga, kuko izi nkoko ari inkoko nziza kandi zibereye. Asante, Imana ikomeze kugirira neza.